Uyu munsi w'umuganura ndishimye kuko nanjye ndi ahantu hasukuye. Akanyamuneza ni kose kuwa Mungwe Esteri na Nzamukosha Maria bo mu mudugudu wa Rugasa akagari ka Ntunga mu murenge wa Gahanga. Kuri uyu munsi w'umuganura ababashyikirijwe inzu bubakiwe barashima ko baganujwe ku byiza by'igihugu kuko ngo bari bamaze igihe batuye mu nzu mbi. Ntago nabura ibyishimo kuko n'ubundi nabaga mu ivumbi, mbese wanaryama ukabona ari ivumbi. Uyu munsi w'umuganura ndishimye kuko nanjye ndi ahantu hasukuye, ndumva nanjye mfite ibyishimo, nshimira n'abayobozi banjye banzirikanye. Inzu yari imeze nabi cyane, ari icyondo, igwa iva inzu ikava, inzu amazi agatabuka hasi akagera hanze, ariko ndashima rwose umusaza Paul Kagame. Umuyobozi w'akagari ka Ntunga Umutoni Happy yagaragaje kunyurwa n'uburyo abaturage ayoboye bitanze bakubakira bagenzi babo. Avuga ko mu gihe bishimira ibyagezweho ku munsi w'umuganura ngo ari ngombwa no gufata ingamba z'igihe kirekire. Nk'uko mwabibonye turishimira igikorwa abaturage bagizemo uruhare byo kubakira abaturage babo ndetse abanyarwanda muri rusange. Turishimira mu minsi ishize aka kagari mureba katashywe ku mugaragaro ni ku bufatanye n'abaturage. Turishimira iterambere turimo kugenda tugezwaho, ariko nanone tugafata ingamba z'igihe kirekire, harimo ibijyanye na mitiweli, kuko izo ngamba zose turamutse twishimira ibyo twagezeho ariko tudafite ubuzima bwiza ntacyo twageraho. Mukantagara Restuta, umuturage wo mu kagari ka Ntunga akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe imicungire y'abakozi mu mujyi wa Kigali, we yasabye abaturage kunga ubumwe bafashanya kuko ari cyo gisobanuro cy'umuganura. Icyo twabwira abaturage kuri uyu munsi w'umuganura, aho dufite insanganyamatsiko y'uko umuganura ari isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira, nuko ubwo bumwe bushingira ku ibikorwa abaturage bakorerana bishingiye ku bushobozi bwa buri wese. Kuri iyi nshuro u Rwanda rwizihiza umunsi w'umuganura, abaturage basabwe kunga ubumwe kandi bagakunda umurimo bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Daniel Hakizimana, Flash TV.